Umwubatsi TV hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe, inshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza muri aka kanya kandi mbahaye ikaze ku Mwubatsi TV. Amazina n'umuhoza Clement Nshimyimana yongeye kumpana none umwanya kugira ngo ngaruke imbere yanyu dusangire ku ijambo ryayo. By'umwihariko ndasuhuza abagore bose n'abakobwa cyangwa se abari n'abategarugori bari mu mpande enye z'isi, abo mu Rwanda, abo mu Burundi, muri Kongo n'ahandi hose ku isi. Uyu ni umunsi wanyu, ni ukuvuga ngo uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe, uba ari umunsi ku isi yose nyine wahariwe uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori. Ni umunsi bitanye n'umunsi w'abagore. Ntabwo ndibuze kujya mu mateka y'uyu munsi n'impamvu washyizweho, ariko ndagira ngo twiganirire cyane cyane ndibuze kuba ngaruka ku bagabo kuri uyu munsi wahariwe abagore cyangwa se witwa umunsi w'abagore. Abagabo, ni irihe jambo umwuka yashyize ku mutima wanjye nshaka kubabwira kandi nanjye nibwira? Mbere yuko twinjira muri uwo mwanya, reka tubanze dushime Imana tuyiragize gahunda yose. Mwami Imana Data, nongeye kugushimira Uwiteka Muremyi wacu, Imana Data se w'Umwami wacu Yesu Kristo, nikubise imbere yawe muri aka kanya ngushimira kuko jye na bene Data uduhaye ubuzima kugira ngo uyu munsi tubashe kumva igituruka mu kanwa kawe. Nuko rero unyobore muri byose, amagambo yose ngiye kuvuga muri iki kiganiro ayoborwe n'umwuka wawe, byose bibereho kugira ngo byubake ubwami bwawe mu mitima yacu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Munda ye niho hakomotse abariko, yabyaye abami, intwari n'ibihangange. Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka. Ujya umugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka. Iyi ni indirimbo rero nahimbiye abagore cyangwa se nakoreye abagore, atari kubw'uyu munsi gusa, oya, ahubwo nayikoze nyine kubw'umuhamagaro nabonye abagore bari gushyirwamo muri ibi bihe bya nyuma cyangwa se muri iyi minsi igana ku musozo w'isi, aho usanga rwose abagore bari gukora imirimo myinshi y'ubutumwa bwiza, gusakaza ubutumwa bwiza. Nabonye ngo n'abagore b'abashumba, abagore basigaye bakora imirimo myinshi bitandukanye n'uko byahoze mbere. Wenda ngiye mu mateka gato, abagore cyangwa se abari n'abategarugori, aho muri hose ndabasuhuje, kandi amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwe. Muri abarwanyi, muri bashiki bacu, muri ba mama, muri abagore bacu, kandi Imana ishimwe yuko yabaduhaye, kuko Imana ngo yabonye yuko bitari bikwiriye ko umugabo aguma wenyine, nuko nyine muremera umufasha umukwiriye kugira ngo bazabane akaramata. Abatarashaka mwese ndabifuriza kubitekerezaho, ariko kandi ntabwo ari pressure, oya, simbashyize kuri pressure, cyane ko abenshi nyine bo muri iyi minsi usanga imyaka, tujya tuvuga ngo imyaka iri kugenda ibasiga, ngo ni umusore cyangwa se ngo ni umuhungu mukuru cyangwa ngo ni umukobwa mukuru. Oya, ntabwo nshaka kubashyira kuri pressure ngo mushaka abagore abandi mushaka abagabo. Oya, mubitekerezeho kuko burya ngo n'urugo ni umuhamagaro. Rero ndabasuhuje mwese aho muri, ndabifuriza umunsi mwiza w'abagore. Mwiyumve mu rukundo rw'Imana, ariko kandi ntikibe igihe cyo gukandagira abagabo cyangwa se basaza banyu cyangwa se abagabo aho bava bakagera. Hari ubwo usanga nyine kuri uyu munsi, ngira ngo wenda ni blague abantu baba batera, ugasanga ngo umugabo niwe wiriwe akora ibintu byose, ngo umugore ari bwirirwe ageretse akaguru ku kandi yashyize agati mu menyo. Oya, si icyo bivuze. Ku bakristo ho biba bitandukanye, wenda abadakijijwe bo bashobora kuza kubigenza uko babyumva, ariko abakijijwe turatandukanye.
rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro kitari butinde. Ntabwo nifuza ko kiza gutinda kuko ngiye kuvuga ku bintu bike, ndetse muri iki kiganiro ndagaruka cyane ku mugabo. Mu mateka nari maze kuvuga ko abagore ubundi bagiye bagirirwa discrimination cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko na Bibiliya ubwayo igaragaza ko bagiye bakorerwa ihohoterwa, bamwe bakabigereka ku Mana. Uti kubera iki? Kera nta mugore wari wemerewe guhagarara mu iteraniro, ntaho byabaga. Uzasome muri Bibiliya mu mateka y'Abisirayeli hose no mu Rwanda nta mugore wavugaga ijambo mu bagabo, ntabwo rwose byabagaho. Ariko ubu ngubu bisigaye bihari. Iyo Bibiliya yavugaga abantu Yesu Kristo yahagije, usanga ivuga yahagije abantu 5,000 utabariyemo abagore n'abana, ugasanga umugore asa n'ahagenda asubizwa inyuma. Mu mateka yacu y'u Rwanda ho turabizi ko umugore akenshi yabaga nyine ari wo mu rugo, ari usigara akora imirimo yo mu rugo, ndetse amashuri aziye ugasanga abana b'abahungu nibo bajyanwa ku ishuri, hanyuma b'abakobwa ntibige. Kera mu Bugereki habagaho imijyi ibiri ariyo Sparte na Athene. Umujyi wa Sparte wabagamo abarwanyi cyane, abantu bazi ibintu by'urugamba cyane, ku buryo umwana wese wavukaga iyo yabaga ari umuhungu bahitaga bamujyana mu kigo nyine cyo kurera. Hari imyaka cyangwa se hari amezi yabaga agenewe yo kubanza konka nyine, akabanza agacuka, hanyuma nyina agahita amutanga bakamujyana kumurera gitwari gisirikare. Byari itegeko. Muri uwo mujyi iyo umubyeyi yabyaraga umukobwa baramwicaga cyangwa se bakamujugunya mu cyobo cyari cyaragenewe nyine kujugunyamo abana b'abakobwa n'abandi bana bagiye bavukana ubumuga. Urumva rero iyo nayo ni discrimination. Hanyuma uwo mujyi wa Athene wari umujyi w'abahanga, niwo twumvise wakomotsemo baba filozofe benshi tuzi bo muri siècle de lumière, bagiye bavuga ibintu by'ubuhanga byinshi ndetse tukinagenderaho magingaya. Wo wari umujyi wa Athene. Iyo mijyi haje kurwana, birumvikana Sparte iratsinda kuko yari ifite abarwanyi benshi. Ntabwo ndibuze kujya muri ayo mateka, ariko nashaka kukumvisha ko discrimination cyangwa se ivangura rishingiye ku gitsina ryakorerwaga umugore byahereye kera. Tunasubiye kera cyane mu irema, hari abagore rwose usanga batishimira kuba Imana yararemye umugabo mbere, hanyuma ikaza gukurikizaho umugore imukuye mu rubavu rw'umugabo. Ariko reka mbahumurize mbabwire, ntiburi Imana ijya kurema Adamu yari yamuremeyemo na Eva. Nubwo wenda uwaserutse mbere wamenyekanye ko yaremwe mbere ari Adamu, ariko na Eva yari amurimo. Nimuhumure mwese muri abaremwa mbere nkatwe twese. Rero iryo vangura rishingiye ku gitsina ryagiye risubiza umwari n'umutegarugori inyuma, ku buryo uko imyaka yagiye yicuma nyine byagiye binagaragaza ingaruka nyinshi mu muco nyarwanda. Iyo umugore yabyaraga umwana akaba ikigoryi cyangwa se akaba nta bwenge agira, uwo ngo yitwaga uw'umugore. Hanyuma umwana yavuka ari umunyabwenge, uwo ngo akaba uw'umugabo. Umugore ntiyavugaga ijambo, ibyo nabivuze. Umugore ntiyajyaga kwiga, umugore yakoraga imirimo yo mu rugo, mu gihe umugabo yagiye guhiga cyangwa se yagiye gukora ibindi bintu byinjiriza urugo. Ibyo rero byarahindutse, aho uburenganzira bw'ikiremwa muntu bugenda butera intambwe ikomeye. Umugore agenda azamurwa, ashyirwa mu byiciro byose by'ubuzima. Umugore ahabwa ijambo, atangira kujya mu ishuri, atangira kuvuga mu bagabo. Umugore ubu ngubu ari mu iyobokamana, basigaye baba n'abapasiteri. Nubwo numvise hari abantu benshi babirwanya bavuga bati nta mupasiteri w'umugore, ariko nzi neza yuko Imana ishobora no gukoresha umugore mu kuvuga ubutumwa bwiza, wenda ku bijyanye no gushingwa ubwepiskopi. Kuba umupasiteri byo ntaho Bibiliya bigaragaza, kuko umwepiskopi Bibiliya ibigaragaza yuko ari umugabo. Ibyo wenda ntabwo ari byo nshaka gutindaho. Abagore kandi basigaye baba n'abayobozi b'ingo, mu gihe kera abanyarwanda bavugaga ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Abagore basigaye banayobora ibihugu. Ni ibintu bitangaje cyane bitahozeho kera. Icyo nshaka rero kuza kugarukaho ni ingaruka ibi bintu byagize. Umugore niwe Uwiteka yahisemo, amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Yesu kumva ye azutse yiyeretse umugore bwa mbere. Abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero, uko byagenze kubigishwa. Ninduzi impamvu
mashuri Mineduc muzi neza yuko mu bizamini bya leta hari ukuntu mu Rwanda sinzi wenda niba bikibaho, hari ukuntu abakobwa amanota yafatirwagaho ngo umukobwa be yatsinze yabaga ari make kuyo umuhungu afatirwaho. Ibyo murabyibuka? Ngo byari kugira ngo abakobwa nabo biyumvemo, nabo babashe guterwa imbaraga bige, kuko umubare w'abakobwa mu mashuri wari muke cyangwa se wari muto kurusha w'abahungu. Mu nzego za leta, mu nzego z'ubuyobozi, ngira ngo u Rwanda ruri mu bihugu byahaye ijambo umugore mu bijyanye no guhabwa akazi cyangwa se kwinjizwa mu myanya ifatirwamo ibyemezo muri leta ndetse no mu bigo bikomeye bya leta. Umugore rwose afite ijambo rigaragara. Ibyo rero ni byiza ku ruhande rumwe, ariko hari izindi ngaruka nanone umuntu atabura kuvugaho, ari naho ngiye kugaruka. Mbere yuko mvuga rero ku ngaruka nanagira inama abagabo kuri uyu munsi wahariwe abagore, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3, turahera ku murongo wa mbere tumanuke hasi gatoya. Umutwe w'amagambo: inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Iryo ni ijambo rimwe, hanyuma reka nsome niri kugira ngo mbitwarire hamwe. Ni ijambo riri mu Bakolosayi ibice 3, turasoma umurongo wa 18 n'uwa 19. Haravuga ngo: bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu, ntimubasharirire. Aya ni amagambo twumvise avuga ku buryo umugore agomba kwitwara imbere y'umugabo we, ndetse n'uburyo umugabo agomba kwitwara imbere y'umugore we. None twitegereje muri ibi bihe uburenganzira bw'umugore buri kugenda buzamuka ku rwego rukaze cyane. Ese ibi bintu biri kubahirizwa? Ubwo nge ndagaruka ku bakristo, abantu bitiriwe izina ry'Imana, kuko abapagani bo nta n'icyo bazubabaza. Ese ibi bintu birubahirizwa? Iyo mwitegereje ijambo umugore afite muri iki gihe, igihugu cyacu wenda n'ahandi hose ku isi, mubona umugore akiri umuntu ugandukira umugabo we? Niba ari byo koko, ese ugereranyije ubona biri ku kigero cya kangahe ku ijana? Abantu baba mu bihugu by'i Burayi nibo bakunda kutubwira bati buriya mu bantu bahabwa uburenganzira cyane, cyangwa se mu bintu bihabwa uburenganzira cyane muri Europe no mu bindi bihugu byateye imbere bivugwamo uburenganzira bwa muntu, ngo buriya umugabo ashobora nko kuza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa mbere haza umwana, ku wa kabiri ni umugore, ku wa gatatu ni imbwa, hanyuma umugabo akaza ku mwanya wa 4. Biratangaje cyane. No kuvuga ngo cya gitsure ba data bagiraga mu ngo nyinshi ubu ntabwo kikibaho mu rugo. Nubwo wenda ntavuga yuko byari bikwiriye ko umugabo ari umuntu ugomba kurangwa n'igitsure wa wundi winjira mu rugo rugakangarana, ariko hari icyubahiro runaka umugabo yari afite mu rugo, ku buryo iyo yabaga ari mu rugo byabaga bitandukanye n'iyo adahari. Hari uburyo umugore yitwaraga imbere y'umugabo we bitandukanye n'uko umugore asigaye yitwara imbere y'umugabo we kuri ubu. Icyubahiro cy'umugabo n'igitinyiro cye, cya kindi Imana yamuhaye kuva mu iremwa, kuko umugabo burya ashushanya ishusho y'Imana mu rugo. Niyo mpamvu no mu rugo umugabo bakwiye kwitwa umutware, ariko kuri ubu ngubu ijambo umutware w'umugabo biri kugenda bicika. Kubera iki? Umugore yahawe uburenganzira, ndetse amategeko ashyiraho ikintu cyitwa uburinganire, ndetse benshi bakiriye nabi cyane, batekereza yuko umugabo n'umugore bagomba kuba bameze nk'ibitwe bibiri mu nkono, niko bajya bavuga. Imitwe ibiri y'ihene ugiye kuyiteka mu nkono imwe, ngo ntabwo burya bijya byoroha, kuko bitari byoroshye ko yose yakwirwamo.
hanyuma abandi bakavuga bati biba bigiye gusa nk'aho ari amasake abiri agiye kubikira icyarimwe, bigateza intambara. Murabizi ukuntu amasake abiri arwana iyo aba mu rugo rumwe. Ikindi bakavuga bati ubwo nyine niba ari uburinganire, umugabo ibyo yakora n'umugore yabikora, nk'uko umugabo ashobora kuba boss w'urugo akaba provider cyangwa se ugenera urugo nyine ibyo rukeneye, uhahira urugo, ujya guhigira urugo, n'umugore kuri ubu ngubu yabikora. Kera umugore yari wo mu rugo ariko siko bikiri. Bityo rero icyubahiro cy'umugabo na bya bindi byatumaga nyine valeur ye yiyongera, bavuga bati uyu niwe dukesha byose cyangwa se byinshi, iyo yavuyeho. Navuga ntiyavuyeho kuko n'abagore basigaye babyishoboreye. Ushobora kudahahira urugo, umugore akaruhahira. Ushobora kuba udafite akazi, umugore agafite, akagutunga nawe uri umugabo. Ibyo bibaho cyane. Ugasanga rero sinavuga ngo ni n'amategeko yagiye acubya cyangwa se akuraho icyari nk'icyubahiro cy'umugabo, ahubwo n'isi tugezemo, iminsi tugezemo nayo ibifitemo uruhare. Ubwo ibyo nari ntanze urugero rwo mu buzima bwa buri munsi. Ku bijyanye noneho n'ubuzima bwo mu mwuka, ibi bintu bizanwa na Satani. Urugamba muri iyi minsi abagabo benshi bahuze, batakaje agaciro bahawe n'Uhoraho. Urugamba umugore ari ku rugamba, urugamba Mwami wacu Yesu agiye kugaruka, isi ikeneye intwari z'ibiharamagara. Urugamba umugore ari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya rugamba. Umugabo guta icyubahiro cye ntabwo ari Imana yabikoze, ahubwo umugabo yataye icyubahiro cye kubera ko yagiye kure y'Imana. Mwibuke muri Edeni niho byanapfiriye bwa mbere, ubwo Adamu Imana yajyaga iza mu mafu ya nimunsi ije kubasura we n'umugore we, igahamagara Adamu. Ntabwo tuzi igihe Imana yamaranye na Adamu itararema Eva, kuko Adamu niwe wise inyamaswa zose amazina. Yari kumwe n'Imana, yari afite icyubahiro cy'umugabo, cy'umutware. Ariko umunsi Adamu yumviye Eva amuzaniye urubuto rwari rubujijwe kururya, Adamu akumvira umugore we akarurya. Ibyo byatumye cya cyubahiro cyose cyari kiri kuri we n'ubutware bwari kuri we buyoyoka. Hanyuma Satani arinjira. Mugabo rero, ngana ku musozo kuko ntashaka kuvuga byinshi, ntukibaze uti kubera iki umugore ansuzugura. Ibyo ndabikubwira nk'uwabinyuzemo. Iryo shuri mugabo niba utararyiga, menya uti uracyafite ibindi ukeneye kwiga. Niba umugore ataragusuzugura ngo wumve ugiye gusiga urugo ugende, kuko utakwihanganira kuri uba musuzuguritse gutyo. Niba utarasuzugurwa n'uwo washatse ngo ujye wireba nawe wibaza uti se ndi igiki, uracyafite ibintu byinshi byo kwiga. Wenda simvuze ngo ni ngombwa uzabyiga, oya, Imana ishobora no kubikurinda, kuko burya ngo ntabwo ishobora kukugerageresha ibiruta cyane ibyo ubasha. Ariko hari ababirimo, hari ababiciyemo, Imana ikabakiza nyine bakabirenga. Hari n'ababigwamo. Niho hava impfu nyinshi zo mu ngo. Burya ntibazakubeshye, umugabo n'umugore bajya kwicana bitewe mbere na mbere kuba umugabo yumva asuzuguritse mu rugo, cyangwa se umugore ashaka kuringanira n'umugabo. Akenshi nicyo kibitera. Ingo nyinshi zisenyuka ndetse hakabamo n'ubwicanyi, haba habuze ubu umugore n'ubu umugabo, bagashaka kureshya. Iyo rero ushaka kureshya n'umugabo wawe, nawe mugabo ugashaka kurwanira icyubahiro cyawe ku ngufu, munyumve neza, munyumve mu buryo bw'umwuka, ntihagire uza kubyumva nabi. Ni ukuri ibyo bintu bibyara urugamba, kandi urwo rugamba birangira urugo rusenyutse cyangwa se abantu bakicana. Mugabo rero niwe ntari nkiri kubwira, nanjye nibwira. Uru rugamba rwo kurwanira icyubahiro n'uburenganzira bwacu ntabwo tuzarurwana mu mubiri ngo bishoboke. Niba uhora ureklama mu rugo rwawe ubaza umugore uti ariko kubera icyo utanyubaha, niba ushaka yuko umugore wawe akubaha, wumvise iki ijambo ry'Imana ritubwira? Mukunde kandi umwubahe nawe, hanyuma nawe akugandukire. Iyo niyo formule nziza rwose. Umwubahe nk'umuraganwa nawe, kuko ijambo ry'Imana mu itangiriro riravuga ngo nicyo kizatuma umugabo asiga se na nyina akabana n'umugore we bakaba umubiri umwe. Uri umwe n'uwo mugore mwashakanye. Birasaba ko umwubaha ukamukunda nawe akakugandukira.
muri ibyo byose, muri izo nshingano Imana yahaye umugore n'umugabo, iyo habuzemo imwe niho hahita hazamo koco. Rero abagabo benshi muri no minsi nk'uko nabivuze, uburenganzira bwabo gusa naho butakibukwa, kuko nta n'umunsi w'umugabo uhari, ariko umunsi w'umugore urahari. Hari abajya babiteramo urwenya ngo indi minsi yose isigaye ni iy'abagabo, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ariko biri, ahubwo iminsi yose ni iy'abantu bose, ariko hakabamo n'akarusho k'umunsi w'abagore ariwo turiho n'uyu munsi. Umugabo iyo ahohotewe mu rugo, nubwo inzego za leta zibabwira ziti nawe nurenganywa mugabo ugize ubivuge, ariko tekereza nyine umugabo wagiye ku murenge agiye kurega ngo umugore wanjye aransuzugura. Akenshi baranabipfobya cyangwa se ukagaragara nk'ikibwa, bakavuga bati si ubwo wowe uri seriye, ubundi umugore agusuzugura ate? Umuntu w'umugabo umugore agusuzugura ate? Urumva nk'umuyobozi yakubwiye icyo kintu akuremamo confidence, noneho ukagera mu rugo utontoma. Watontomera wa mugore wawe rero nawe wamaze kwisobanukirwa, usigaye azi uburenganzira bwe aho buva n'aho bugera, agahita akubwira ati ntunkange ntacyo wakora ntakora, imbere y'amategeko turareshya, ntabwo ntunzi, niyo wahagarika kumpa iposho nabaho. Urumva icyo bibyara n'iki? Nuko umugabo utihanganye ngo acururuke ajye hasi, birangira urwanye n'umugore wawe, cyangwa se ugafata umwanzuro mubi wo gutafuaye, ugata urugo ukagenda. Abagabo benshi bagiye bati ngo bakazisigamo abagore n'ibyo bahahanye byose bakigendera. Abo navuga nti wenda biraruta. Hari abandi bavuga bati ngiye aho gusiga urugo rwanjye, ahubwo waje urunsangamo, waje urusanga ruhagaze, ahubwo nakwirukana ngewe. Bakamenesha abagore babo uko babarushije ingufu, cyangwa se hakabaho bwa bwicanyi, bose bakabihomba. Uko ari upfuye abagiye, n'usigaye agafungwa, abana bagasigara ari inzererezi nyine iyo batakiriwe mu miryango. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Bene data b'abagabo, reka nsoreze kuri iyi nama. Ikintu dusabwa ni iki kimwe rukumbi, bagabo mwe, nk'uko twumvise mu ndirimbo, abagore bari mu rugamba, Imana iri kubakoresha nabo ibintu byinshi bikomeye. Nangiye kuvuga ijambo ritari ryiza rivugitse nabi, ariko abagore bari mu myanya y'imbere, bari guterwa inkunga cyane kugira ngo nabo uburenganzira batakaje mu myaka yashize cyangwa se yahise babubone muri iki gihe. Ariko abenshi bikabatera kugira ubwibone, reka mbyite, bakumva bahise bazamura intugu cyane ku buryo bashobora no guhagarara ku mugabo. Ibyo rero bigatuma umugabo abura uruvugiro, kandi umugabo wabuze uruvugiro abenshi bigira mu nzoga, akagenda akibera umusinzi, cyangwa se akishakira ibindi bintu azajya ajyamo. Abenshi bagorobereza mu tubari, mu mipira, abandi bagata urugo bakajya mu ndaya, kuko afite umugore umusuzugura, kandi ndaya ngo zirabubaha, akavuga ati nzajya nigira hariya, niho nzajya nkirira agahinda, nzajya njya mu rugo baryamye. Ingo nyinshi zikaba zubatse gutyo, nyamara ntabwo ziba zubatse, ahubwo ziba zarasenyutse, kuko divorce ihera mu rugo mo imbere, ikazagenda yaguka ku buryo igaragarira n'abantu benshi. Divorce urebye imibare yayo muri iki gihe iteye ubwoba, impfu ziteye ubwoba, ni ibibazo bikomeye cyane. Rero mugabo, nakugira inama nti iyunge n'umwami wawe, egera Yesu Kristo, niwe wenyine ukura ku cyavu akongera akicaza umuntu mu bikomangoma. Niwe wenyine ushobora kugarura abaguteye umugongo bakakugarukira. Niwe wenyine ushobora kugarura icyubahiro n'uruvugiro rwawe mu rugo rwawe, ukaba umugabo rwose udatinyitse, ariko ufite icyubahiro mu rugo. Kuko kugira icyubahiro no gutinyika ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego bijya kwegerana, bijya guturana, ariko ntabwo ari kimwe. Ushobora kubaha umuntu ariko utamutinya, ariko akenshi iyo utinya umuntu, akenshi ntabwo biba bisobanuye yuko unamwubaha. Rero umwami Yesu yiteguye kwakira abagabo, yiteguye kubagarura ku murongo, mukagarurirwa cya cyubahiro cyanyu mwatakarije muri Edeni. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iyo yakwemeye, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Kandi nanone iyo Imana yakwemeye, ikwemeza abantu. Ariko abantu iyo bakwemeye, ntabwo bashobora kukwemeza Imana. Ushobora kuba rwose urugo wararumaintaininze neza, umugore yarahatiwe kukubaha. Hari abo njya mbona i Bugande, abagore bapfukamira abagabo babo, n'ahandi mu bindi bihugu nko mu Buhinde usanga nyine abagabo bafite icyubahiro. Mu bihugu by'Abarabu usanga abagabo bacyubashywe cyane, ariko by'igitinyiro gusa, atari icyubahiro kivanze n'urukundo.
abantu bashobora kukwemera, umugore wawe ushobora kumukonvenka rwose ukamutera ubwoba ukamuhabya ku rwego rw'uko ntacyo abasha kuvuga no gukora imbere yawe, ariko ntabwo ibyo byakwemeza Imana. Nyamara uciye bugufi ukiyunga n'Imana, ukiyunga n'Umwami wawe Yesu Kristo, ni ukuri yagusiga igikundiro n'igitinyiro cye, bityo umugore wawe akakumvira, umugore wawe mukajya inama, akaba umwe nawe, kuko mwabanye buri umwe ahisemo undi. Ntiwamuhatiwe, ntiyaguhatiwe, muba mugomba kuba umwe. Naho icyo kintu kiba bibamo kumva ko buri wese agomba kuba ari umwami mu gihugu kimwe n'undi. Nta bami babiri baba mu gihugu kimwe, byanze bikunze habaho ikibazo. Rero mugabo, kuri uyu munsi w'umugore, witekerezeho. Niba usuzuguritse, niba uri mu bihe by'amaganya, niba uri mu gihe cyo kwibaza icyo wakorera umugore wawe kugira ngo akubahe, wishakira ahandi. Nimuze dushakire muri Yesu, niho honyine tuzongera gusubirizwa ijambo isi iri kugenda itwambura umunsi ku wundi. Ndabizi kandi ndabyumva kandi narabisogongeye, ikintu cyitwa guca bugufi k'umugabo imbere y'umugore we birarushye, birababaza, biravuna. Guca bugufi imbere y'umugore wawe. Ariko bagabo, iki kintu tukitoze, bitari ibyo hazabaho dega. Reka rero ngarukiriza ahangaha, mbifurize kugira umunsi mwiza abagore, kandi ndabifuriza gukomeza kugandukira abagabo banyu, kuko umutware aho ava akagera, Imana yaturemanye confidence yo kumva dushaka kubahwa n'abagore bacu. Naho nubona umugabo warangije kwakira gusuzugurwa, ntukagire ngo burya nuko ababyishimiye, ahubwo nuko aba yarabuze ikindi akora. Rero mububahe kandi bazarushaho kubakunda. Ariko namwe bagabo, mukunda abagore banyu, bazarushaho kububaha. Ibintu byose ni magirirane, ntugategereze ko umugore wawe ari ubanza kukubaha, ahubwo we mukunde, ntimusigane, kandi Uwiteka bibafashemo. Uwiteka bibafashemo kubw'umwuka we wera yaduhaye, kuko izo mbaraga zidaturuka ku muntu cyangwa se umwete abigirira, zose zituruka ku Uwiteka. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Ikiganiro nakagaruka. Amahoro ya Yesu Kristo akomeze agumane namwe mwese. Shalom. Urugamba muri iyi minsi abagabo benshi bahuze, batakaje agaciro bahawe n'Uhoraho. Urugamba umugore ari ku rugamba, Umwami wacu Yesu agiye kugaruka, isi ikeneye intwari z'ibiharamagara. Urugamba umugore ari ku rugamba, na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba umugore ari ku rugamba. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba umugore ari ku rugamba. Urugamba umugore ari ku rugamba. Urugamba umugore ari ku rugamba.